guys, reka mbereke Cave rero aho ushobora kujya munsi y'umuhanda ugaca munsi y'umuhanda kabisa. Reba hano ni ku muhanda ni ya highway kanze twambukiranye umuhanda. Urumva nta hantu waca nyine utambukiranye umuhanda mo hasi. Urabona ko nta hantu nta zebra crossing zihari hariya. Nazo kabisa kugenda kugera hariya kuri cya kiraro. Nuvuga uca munsi hano. Nze mbibereke ku batare babizi cya. Uca munsi ujya muri Cave. Katugende tugeraneyo fresh. Ubona ko tugezemo munsi kabisa mbakishije hasi. Hano ni huca kugira ngo nyine wambuke kuko haba hari imodoka nyinshi zitandukanye nyinshi cyane kabisa. Ubona ko hari naho twinjiriye kubera ko bari reba kubera ko haba hari imodoka nyinshi zitandukanye nyinshi cyane kabisa z'umuvuduko mwinshi. Niyo mpamvu baba barateganyije ino nzira yo hasi kugira ngo nyine bajye abanyamaguru baborohereze. Urabona ko ari uca muri basement hasi kabisa. Ni ikintu cyiza rero gituma jam itaboneka, gituma ku mpande zombi ushobora kugenda nyine. Urabona ko tugeze hejuru hano urabona ko tugeze hejuru kabisa. Uburyo uhita ugenda reba uyu n'undi muhanda. None reka tugende tugere ku gice nyine n'ubundi twashagaga kujyaho kuko twagendaga tugenda gutya. None tugiye kugaruka gutya mbereke nyine uburyo y'amazi none yo hakurya hameze kabisa. Guys, mwabibonye rero kari akantu ko guca munsi. Kari akantu ko guca munsi kabisa. Ni keza cyane, ni akantu keza kabisa. So guys, katugende tugere hamwe kuri cya kiraro neza mbereke urundi ruhande. Urabona ko hano nta hantu wakwambukira, nta hantu hano wakwambukira naho. Bashobora no kukugonga ntihagire rwose ukubaza. Uruvuga ngo basement cyangwa se Cave bashyizeho ni iriya yo hasi kugira ngo abanyamaguru, abantu bashaka kwambuka umuhanda bambukiranya bibafashe cyane. Ntawe ugize ikibazo, ntawe ugize ubwoba cyangwa se ntawe imodoka zihutaje nyine. Niko navuga. Urumva ni ikintu cyiza. Ubona ko tukiri ubona ko hari hakurya ariho hari ya nzu nyine imwe naberekaga ndende. So guys, rero katugende tugere no kuri rwa ruhande rundi. Ubona ko ari uguca ahantu kure byatari, ni uguca kure cyane pe. Uguca kure cyane. Nanjye ubu ngubu nuko nyine urumva mbagomba kubikora kuko mba mpari ku bwanyu Jovi Media TV yanyu, TV yacu A1. Ngomba gukora buri kimwe kugira ngo mbashimishe, kugira ngo mbereke uko bimeze kabisa. Ubona ko hano hari ama business atandukanye, hano hose barahacururiza kabisa. Guys, murabona ko rero twinjiye kuri cya kiraro. Nanone ku rundi ruhande. So guys, murabibona murabibona ko twinjiye ku rundi ruhande. Mu kanya twari turi kuri rwa ruhande rundi, ubu tujeho hano. Nuvuga ngo ni highway ariko iri ku kiraro ariko ndende nini cyane ku buryo nyine udahita wambuka uko wiboneye, kuko nabiberetse uca muri basement hasi. Guys, murabibona rero ko ikikijwe n'amazu meza, amahoteli. Reba hano naho abantu baba bagiye koga, kuroba, ibintu bitandukanye kabisa babikorera ahangaha. Muntu uri mu Rwanda ushaka kuzina rwose ndahari kugira ngo ngushimishe, mutembereza ahantu hose. Naberetse ahantu haba hari buriya bwato bwo mu mazi, turiya tumoto two mu mazi, ibintu byinshi. Uraza ugatembera hano, nuvuga ngo uva hariya kuri hariya amazi ya hano uca munsi mu kiraro munsi nyine. Uca kuri kino kiraro munsi ariko ni kirekire nyine, n'ubwato bufite metero 50 bwacamo. Ubona ko ari ahantu heza guys.
ho gusura, ukeneye gusura, ukeneye kugira experience, ukavuga uti nagiye ahantu hadasanzwe, nagiye ahantu nyine hatandukanye naho nari nsanzwe mbona. So reba izi ni inzu zero ziba zikikije umuhanda, ni ukuvuga ngo hari abakire baje hano kera bagurira ku mazi hari, urabona ko hari abafite inzu zisanzwe, so guys rero uko ubibona turacyagenda, kamagerere hakurya ubundi mbereke ibindi bintu kabisa. Ubona ko ino nyubako niyuzura izaba imeze neza kandi ari inyaburanga kabisa. Urabibona baba barashyizeho inzira ihagije, ibyuma bikomeye, abanyamaguru nyine ku buryo baba bari safe. Nawe ntabwo wakubaka ikiraro kingana gutya kimeze gutya udafite ubwo bwirinzi, cyangwa se utari buzakireho ibintu nk'ibi bibafasha kugira ngo n'imodoka zitabagonga cyangwa se batahagirira ibibazo, kuko urumva kino ni igikorwa kiba gikomeye kiremereye ku buryo atari ikintu ugomba ushobora gukora uko wiboneye nyine tu. Guys, yute tugereyo mbereke neza. Imutsi tuje ahangaha, ariko nkeneye comment zanyu, nkeneye imitima yanyu, nkeneye kubereka ibintu byinshi bitandukanye, ariko nange munyereke urukundo. Utarakoze subscribe, uwo wenyine utarakoze subscribe ayikande, kandi ukande no kukazogera ku buryo notification zose zizajya zikugeraho. Nsohoye ikiganiro zitazikugeraho, uko nsohoye ikiganiro uhita ubona notification, uhita utangira kwinjoyinga kabisa. Ubutanzi ngiye kuzabagirira kuri ari amahoteli ari hariya hakurya. Ubushize naberekaga ari hariya, nagiye nanayageraho, hari video ziri inyuma ngiye kuzabereka nziza cyane mbere ku buryo hano hameze. Abashaka amahoteli meza cyane yo kuruhukiramo, ibintu byiza cyane n'ama business atandukanye wakwigira ukavuga uti nakubaka inzu nk'ingi cyangwa se nakubaka hoteli nk'ingi. So guys rero nkuko mu byumva nyine amaboko yanyu n'imbaraga zanyu gusharinga video uko bishoboka kabisa. Ako hano abari ibikabyo bya moto, ubwo ni moto isanzwe ariko ugasanga yashyizeho ikintu cy'igikabyo cyo guturika. Guys murabona ko niba turacyagenda rero ahantu tuvuye iriya ni kure cyane kabisa. Murabibona guys ko ari ibintu ko ari ahantu heza kabisa. Ubona ko ari abantu bari koga, bari kuroba. Urabona umuntu araza hano akifatira amafi kabisa. Ufite indobani yawe kubera ko aba ari inyanja, rero kubera ko aba ari inyanja uraza nyine ntagutahiraho upfa kuba uzi kuroba, uzi gukoresha ibikoresho bikoreshwa mu kuroba, ntagutahiraho. Iyo mba nzi kuroba biriho profession, nahita ngura indobani, nkagura buri kimwe cyose. Sara bimeze bite? Nkagura indobani ahantu hose ku buryo kabisa, ku buryo nawe njya gufata ifi ryo kwirira. Reba uduhanda tuba ducamo hasi hagati tugera ku mazi. Reba uno muhanda uca munsi y'amazi, nako uca munsi y'ikiraro hano ukazenguruka. Murabibona niyo ndi naberetse uhingukira kuri no hoteli hano hasi haramo hasi. Ubona ko ari ibintu byiza cyane. Ushaka kwambukira hariya twagiye mu mujyi hariya kuri aho ikiraro kirangiriye, nkaberetse aho aca muri la basement cyangwa muri la cave, ariko ahangaha naho imodoka ziba zishaka kugira ute gucrossinga zikaba zakwambuka zijya ku rundi ruhande. Ahangaha hari hakurya, nuvango bahita bazamukira hariya nabetse umuhanda urimo hasi. Guys muri kubibona rero, ahangaha rero dusoje ikiraro. Reba aho kirangiriye, ni hano. Guys rero ndagushima wowe wabanye natwe, kandi comment zanyu ndazikeneye. Munyereke mumbwire ngo ejo
mumbwire ngo kino kintu dushaka kukibona video ziri kuvuga, nimba hari video wabonye ukayikunda ariko ukaba utari kumva ibiri kuvugirwamo neza, ariko reka nce mu kiraro neza, reka ncemo hariya neza turebe, kamamanuke mbabereke sha. Umva wowe wakunze video runaka ukavuga uti wenda iyi video wari uri kutwereka ibintu byiza ariko ntago biri kuvuga, ushaka ukana muri comment ukavuga uti nshaka ko iyi video uyisubiramo cyangwa se ino content utwereka uko bimeze, kuko ibyo bavugaga cyangwa se business runaka kuri bisobanuraga ikora, ukavuga uti ntaribi reka yidusubiriremo, ngewe ndahari ku bwanyu, icyo mushaka cyose nzagikora kabisa. Icyo nkeneye ni ukuba active, mukagira comment, mukajya mushyiraho comment zitandukanye. Urabona ko ngeze ahandi munsi aho iki ni cya kiraro, ndi munsi ya cya kiraro, iri modoka y'amazi, hano ni water tank. Rebe ndi muri cya kiraro, reba inkingi zikigize, urumva urabona ko ari ahantu ibintu biba bikomeye kabisa. Reba ngiciye munsi cya kiraro ngiciye munsi, ubona ko yanzu nyikiye hasi, none nyigeze hasi neza aho iri, nawe bemereye kabisa. Aka ni ka gahanda gacamo munsi, urabona ko hejuru ari ku kiraro, urabona ko hejuru ari ku kiraro, ni uvuga ngo uyu ni wa muhanda uca munsi. Murabibona ko ariho ziri guca nyine imodoka zishaka kwambuka zijya ku rundi ruhande. Iyi ni ya nyubako rero, nabwiraga ngo mubare, ngo mumbwire ngo ni floor zingahe cyane, ndende sinabara, keretse mubare mumbwire muri comment kabisa, kuko nayiberetse. Wowe barebye video wenda mbere nabiberetse nyine, kanongere mbereke neza. Reba uhereye hari hejuru, 1 2 3 kandi shasi wabivamo. Umbwire muri comment ngo wasanze ari floor zingahe. Ubona ko ari ahantu heza hazaba hameze neza kabisa. Guys, reka tugere hamwe hejuru mbibereke noneho neza. Guys, rero nakeka ko noneho ibintu bimeze neza, ibintu ari amahoro. Tugiye kujya tubana 5 kuri 5 buri kintu cyose. Guys, ubu ngubu ninjye namwe nipata na rugi kabisa. Mwebwe mujye muntiza imbaraga gusa, munere courage, ushaka kwamamaza, ushaka gukorana natwe, ashaka kuba yakohereza, ashaka gukura ibintu hano muri Mombasa bizana i Kigali. Ushaka kuntuma ngenda hari, izo nizo nimero ziba ziri hasi. Mbibabwira kabisa. Iyi niyo bita City Blue, ya nyubako iri muri muna w'iyi ngiyi wa yayindi kabisa. Urabona ko twongeye kugera kuri ya highway. Mwabibonye ko uhiza bigahita bihura na wa muhanda, bivuye hehe? Bivuye muri handi twaciye munsi y'ikiraro, aho imodoka nyine zishaka kuza kuri ino side, ino highway, kuri ino side nishaka kuba zagira kuri ya side yindi, zishaka guca hano cyangwa se zigaca hariya kabisa. Ubona ko ibintu byiza guys, ubona ko ibintu byiza, ahantu hasa neza. Rero ntako ndabatembereje kabisa, ntako nabashimishije uyu munsi, ariko mukomeza kuryoherwa mbabwira gukomeza kuryoherwa na video dukora, cyangwa se video tugenda tubagezaho content zitandukanye. Ntago bihagaze ubu nibwo bitangiye, ubu nibwo akazi gatangiye kabisa. Nanabashimira cyane wakoze subscribe, ndi kubabona ko mugenda mwiyongera, ni ibintu byiza. Reka tugire umuryango munini, tugire umuryango mugari. Maximum respect, ndagukunda bya hatari. Ciao ciao, my name is Jovi Chomoro.